Muraho mwese abankurikira, nifuje kubagezaho iyi video kugira ngo mbifurize umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana. Umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana muri uyu mwaka tuzawizihiza ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa kane 2020. Ni ku iki cyumweru kigiye kuza. Umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana tuwusanga mu butumwa Yesu Kristo yahaye umutagatifu Mama Faustina. Ubwo butumwa bukaba bukuyemo ingingo ebyiri z'ingenzi. Ingingo ya mbere, kwibutsa isi yose iyobera ry'impuhwe z'Imana kuko rigenda ryibagirana. Ingingo ya kabiri, kumenyekanisha uburyo bushya bwo kwiyambaza impuhwe z'Imana. Ubwo buryo bushya bwo kwiyambaza impuhwe z'Imana burimo ingingo eshanu. Ingingo ya mbere akaba ari ishusho ya Yezu Nyirimpuhwe yanditseho Yezu ndakwizera. Ingingo ya kabiri ikaba ari icyumweru cy'impuhwe z'Imana cyangwa se umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana. Ingingo ya gatatu ikaba ari ishapure y'impuhwe z'Imana. Ingingo ya kane ikaba ari isaha ya 9 cyangwa se isaha y'impuhwe z'Imana. Ingingo ya gatanu akaba ari ibikorwa byamamaza impuhwe z'Imana. Mushobora kwibaza muti ese ko turi mu bihe bikomeye bya coronavirus ko nta muntu usohoka, uwo munsi mukuru w'impuhwe z'Imana tuzawizihiza gute? Njyewe navuga nti iki gihe koko ni igihe cy'impuhwe koko, kubera yuko impuhwe z'Imana zigaragarira aho rukomeye mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi. Tugarutse ku byerekeye uburyo bwo kwiyambaza impuhwe z'Imana, aho icyambere ari ishusho ya Yezu Nyirimpuhwe. Ishusho ya Yezu Nyirimpuhwe nayibereka hano kuri aka gatabo, murayibona hano. Ifite hariho imirasire ari byo bimenyetso by'impuhwe z'Imana. Hasi handitseho Yesu ndakwizera. Iyi niyo shusho y'impuhwe z'Imana cyangwa se ishusho ya Yezu Nyirimpuhwe. Tugarutse rero ku ishusho kugira ngo tuyihuze n'ibi bihe turimo, iyi shusho itwereka igihe Yesu Kristo yabonekeye abigishwa be. Icyo gihe bari bafite ubwoba. Ndifuza ko iyi shusho mwayishaka, hari abazitunze mu rugo, mushobora no gukoresha ikoranabuhanga kuri internet, amashusho mushobora kuyabona, cyangwa se ibihe bikomeye nibirangira abantu bagatangira no kujya guhaha iyi shusho muzayigure, buri muntu ayitunge iwe. Noneho iyo uyitegereje usanga ari Yezu ubonekera, ari Yezu uje aje mu mwijima, mbese asa nkaho aje mu mwijima. Mbese itwibutsa cya gihe Yezu Kristo yasanze abigishwa be bifungiranye bafite ubwoba, mbese barakangaranye kubera urupfu rwe, ariko we abonekera ababwira ati nimugire amahoro, mwigire ubwoba. Natwe rero ni nkaho turi iwacu twifungiranye dufite ubwoba, ntituzi uko bizagenda ejo cyangwa ejo bundi, ariko Yezu nyine araza akadusanga aho ngaho muri uwo mwijima, akatubwira ati nimugire ubwoba, akatubwira ati mwigire ubwoba, natsinze isi, ntihagire ikibahungabanya. Iyo twitegereje iyi shusho kandi dusanga uruhanga rwa Yezu rufite urukundo rwinshi n'impuhwe rwinshi, ku buryo uko uyitegereza ni nkaho urukundo rw'Imana rukomeza kugukurura. Wumva mbese ni nkaho ubona ishusho igenda igukurura ku buryo utangira no kumva ikintu mu mutima wawe. Niyo mpamvu abahanga bavuze ko ari ishusho idasanzwe, ntabwo ari ishusho isanzwe. Nifuza ko abantu bose bakunda kuyitegereza, cyane cyane nko muri iki gihe nyine dufite ubwoba kubera iki cyorezo cyaje kiniyongera no ku bindi bibazo twari dusanganywe. Noneho tukayitegereza tuzirikana Imana, ko Imana iri kumwe natwe, ko Imana yatweretse muri Yezu Kristo, kandi ko igihe cyose Yezu agendana natwe kugira ngo atuhure, aduhe amahoro. Ikindi kigaragara kuri iyi shusho ni Yezu uzamuye akaboko atanga umugisha, aho umugisha ikiremwa muntu cyose, cyane cyane abantu bamwiringiye.
ikindi akerekana umutima we, mu mutima we havutse amaraso n'amazi bigaragariza nyine igitambo yatanze ku musaraba, ndetse mu ntoki ze hakaba hariho ibikomere, ndetse n'ibindi bikomere bikaba bigaragara ku maguru. Nshatse gukoresha iyi shusho mvuga uwo munsi mukuru w'impuhwe z'Imana, kandi nerekana n'icyo cyumweru cy'impuhwe z'Imana kigiye kuza, kugira ngo tubihuze tubone mbese iyo Mana iduhumuriza mu bihe bikomeye. Niyo mpamvu iki cyumweru cy'impuhwe z'Imana navuga ntikiziye igihe, mu gihe abantu bafite ubwoba, mu gihe abantu bakangaranye, Yezu we araza aduhumuriza avuga ati mwigira ubwoba, kandi nimunyiringira byose birashoboka, nta kinanira Imana. Akaba ariyo mpamvu hasi handitseho ngo Yezu ndakwizera. Ni isengesho rero Yezu yatwigishirize kugira ngo tujye tubisubiramo, cyane cyane mu bihe bikomeye. Ahangaha rero nanavuga ni muri iki gihe nyine hariho intambara zikaze, intambara za politike, intambara z'ubukungu, ku buryo ndetse hari n'abibaza bati se iki cyorezo cyaturutse hehe? Mu by'ukuri ni ibibazo abantu bibaza, ariko igihe kizagera byose bigaragara. Icyo navuga cyo ni uko nyine uko abantu bagenda bibagirwa urukundo, bibagirwa Imana, bashakashaka ibindi bintu bashingiraho ubuzima bwabo, navuga bidafatika, niko nyine hagenda haboneka n'ibibazo biremereye bigwirira abantu. Nibyo mutagatifu Papa Yohani Pawulo wa kabiri yavuze, kuko ari nawe wadutangarije nyine iki cyumweru, wemeje iki cyumweru cy'impuhwe z'Imana ku isi yose. Yaravuze ati ntabwo tuzi ibizaba ejo cyangwa ejo bundi, ariko ikigaragara ni uko iterambere rigenda riza, umuntu akagenda arushaho kwibagirwa Imana, ni nako hatazabura ibintu bibabaje bigwirira umuntu. Navuga rero ubwo butumwa yavuze, iryo jambo yavuze ryari nk'ijambo rihanura, kuko turagenda tubibona, kandi n'abantu babirebera kure nyine baravuga bati ntawamenya ikizakurikiraho. Niyo mpamvu duhamagariwe kwiringira Imana, cyane cyane tukirundurira nk'izo mpuhwe z'Imana, tunazirikana ko nyine Yezu yabwiye Abafariseri ngo isi ntizigera igira amahoro igihe cyose itazagarukirira impuhwe z'Imana. Ngiye ku giti cyanjye mfite ubuhamya bwinshi ku byerekeye impuhwe z'Imana. Imana inyuze mu mpuhwe zayo, kubera ko nafashe icyemezo cyo kuziyambaza aho nazimenyeye, yankoreye ibintu bikomeye. Nanyuze mu mateka akomeye, yaba amateka ajyanye n'igihugu cyacu, yaba amateka yanjye ku giti cyanjye. Igihe cyose ubuzima bwanjye nagiye mpura n'ingorane zikomeye, ariko ngasanga nanone Imana itaragiye kure yanjye, kuko kuba nkiriho, kuba ngihumeka, nkaba ngifite imbaraga zo gukora, imbaraga ndetse zo kwiteza imbere. Ibyo byose ndavuga nti Imana yangiriye impuhwe, ntabwo nahungabanyije ntabwo nahungabanyijwe ngo mperanwe n'ibyago nagize. Ndetse hari n'abagera mu byago bakiyahura, cyangwa se bagatakaza ubwenge ku bundi buryo, ku buryo biba birangiye nyine umuntu biba birangiye ibye. Ariko navuga yuko Imana yaramfashije, irankomeza, cyane cyane ko igihe cyose ubuzima bwanjye nabuze nzajya niyambaza impuhwe z'Imana. Ikindi kintu impuhwe z'Imana zamfashije ni aho ngaho nyine ngo isi ntizagira amahoro. Iryo jambo aho naryumviye, nafashe icyemezo nanjye cyo gushaka amahoro, cyo guharanira amahoro aho nyuze hose mu buzima bwanjye bwose. Ndetse nkaba navuga nanjye ndashaka no gutanga umusanzu kugira ngo igihugu cyanjye kigire amahoro arambye, kugira ngo Afurika mvukamo igire amahoro. Mboneyeho rero umwanya wo gusaba abantu mu nzego zose barimo, cyane cyane abantu bashinzwe gufata ibyemezo, kugira ngo igihe cyose bajye bahitamo inzira y'ubwumvikane, inzira y'amahoro, inzira ijyana kugira ngo wa wundi uvuga ngo ni umwanzi wawe, wa wundi uvuga ngo ntitwumvikana, kugira ngo mushobore kwicara hamwe mwumvikane
ibyo mutumvikanaho mubiganireho maze mubishakire umuti, aho kugira ngo habeho nko gutekereza kugirirana nabi, kwicana, kurogana cyangwa se guhimana. Mbese inzira y'ubugome igihe kirageze kugira ngo ihagarare, isimburwe n'inzira y'impuhwe, inzira y'urukundo, inzira yo kumvikana mu nzego izo arizo zose. Tukaba twabikora ndetse duhereye iwacu mu miryango yaba umugabo n'umugore bakumvikana, hakabaho kumvikana n'abana, abo abadashoboye kumvikana ibibazo bagashaka uburyo babikemura, ariko bidakuruye ubugome burebure tujya tubona muri iki gihe. Ibyo rero byose kugira ngo abantu mu nzego zose barimo, cyane cyane abantu bashinzwe gushakira amahoro abandi, kugira ngo bigerweho, kugira ngo koko abantu muri buri nzego abantu bafata icyemezo bati twiyemeje kureka inzira mbi, ahubwo turashaka inzira ijyana ku mahoro, inzira irimo bwumvikane. Ibyo byose bisaba iki? Bisaba ingabire y'Imana. Niyo mpamvu bivugwa nyine ko ubundi n'amahoro mu by'ukuri amahoro nyayo atangwa n'Imana. Akaba ariyo mpamvu rero muri iki cyumweru cy'impuhwe z'Imana, nubwo turi iwacu, birashobora gukorera amasengesho mu rugo, birashobora gukurikirana misa mu rugo, birashoboka kuzirikana ubutumwa bw'impuhwe z'Imana tukabuzirikanira iwacu. Dushobora kwifashisha nyine ishusho Yezu Nyirimpuhwe, dushobora gusoma agatabo k'ubuzima bwa roho bwa Mama Faustina, kubera ko ubutumwa bwose Yezu yamuhaye yabwanditse mu gitabo cy'ubuzima bwa roho bwe. Hari n'ibindi bitabo byagiye byandikwa nyine, twavuga nk'agatabo ko kwiyambaza impuhwe z'Imana. Ibyo byose ni ibintu bishobora kudufasha kugira ngo za mpuhwe z'Imana tuzimike, tuzige, kandi tuzimike no mu migirire yacu ya buri munsi. Ndabifuriza rero umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana mwese, kugira ngo ubabere mwiza, kandi nongera kwibutsa ko ni umunsi Imana muri Yezu Kristo yavuze ko ni umunsi w'ingabire zidasanzwe kuri buri muntu wese, cyane cyane umuntu uzabizirikana. Aho harakomeye cyane, kandi ni n'ahantu hafite agaciro cyane, kuko ni isezerano. Imana yasezeranyije ikintu irakirangiza. Niba yaravuze iti kuri uwo munsi nzatanga ingabire zidasanzwe, icyo uzamusaba cyose kuri uwo munsi nzakiguha. Ni ibintu byo kwizerwa, cyane cyane ko mu buzima tugenda duhura n'abantu baduha n'ubuhamya butandukanye ku byo Imana yabakoreye kubera ukwiyambaza impuhwe z'Imana. Iyo rero Imana yavuze ikintu, Imana ntabwo ibeshya, Imana irakirangiza. Niyo mpamvu tuzazirikane ko uwo munsi ufite n'amasezerano yihariye, ifite amasezerano yihariye ku byerekeye ibyo dushaka gusaba byose Nyagasani. Murakoze, mbifurije icyumweru cy'impuhwe z'Imana cyiza.